sha komando wanje mwana yakarenze sha mwana uza gaida afite mwana Man bro, sha twihangane nta kundi ubwo ngubwo niwe muntu nari nkeneye kumva icyo mbwira. yakarenze saa 9 mwana Ya. muri ambulance bamujyana mu bitaro y'abantu sha Sorry. Ni inkuru y'akababaro, inkuru tugezeho nonaha saa moya zuzuye cyangwa se mbere yaho gatoya kuri no tariki ya 2 Nzeri 2021. Umuhanzi Jay Polly atuvuyemo, akaba azize uburwayi, akaba yapfuye cyangwa se yashizemo umwuka mu ijoro rishyira kuri uyu wa 4, akaba yaguye mu bitaro bya Muhima. Amakuru dukesha igihe.com dukesha ino nkuru avuga ko uyu muhanzi yagejejwe mu bitaro bya Muhima avanywe muri gereza ya Mageragere aho yari afungiye mu masaha ya nijoro, ahakirirwa indembe ahita ashira mu mwuka atuvamo. Inkuru y'akababaro, inkuru itunguranye cyane nyuma y'inkuru n'ubundi yavugaga ko uyu muvandimwe uyu Jay Polly agomba kuburana ku itariki 2 Ukuboza, ariko nyuma yaho nyine gatoya, nyuma y'uko iyi nkuru isohotse nta masaha menshi anyuzemo, nibwo tumenye inkuru y'urupfu rwa Jay Polly. Ni inkuru y'akababaro igoye kuvugaho no gutindaho. Ni umuhanzi utazibagirana mu mitwe y'abanyarwanda by'umwihariko abakunzi ba hip hop. Hanyuma navuga ku kiragano gishya bikaba ibindi kubera ko ababizi barabizi movement y'ikitwa Tough Gang ndetse n'uyu Jay Polly Tuyishime Joshua wari ufungiye Mageragere ategereje kuburana, ubwo yagombaga kuzaburana mu mizi, dore ko yari yarafunzwe iminsi 30 y'agateganyo, ariko ubwo nyine yagombaga kuzaburana mu mizi ku itariki 2 Ukuboza. Birangiye umuvandimwe cyangwa se umuhanzi dukunda twakunze tubaye ku mutima Tuyishime Joshua uzwi nka Jay Polly atuvuyemo. Ni inkuru tutaramenyera byinshi bigiye bitandukanye, ariko igihari cyo nuko bivugwa ko yazize uburwayi, akaba yaguye mu bitaro byo ku Muhima. Ngira ngo wenda ugiye no kuri The New Times ngira ngo nabo ba breakinze iyi story. So ni inkuru y'akababaro, ariko nyine nta kundi byagenda, tugomba kwikomozaho nk'inkuru nyine cyangwa se nk'ikintu cyabaye kitunguranye. So murabizi ko rero Jay Polly kimwe na bagenzi be bari baherutse gutabwa muri yombi n'ubundi bazira gukoresha ibiyobyabwenge nyuma yo kurenga ku mabwiriza yo kwirinda corona. Murabizi ko baje no kubasangana ibiyobyabwenge ari kumwe n'itsinda ry'abantu 11. Nyuma yaho hakurikiyeho procedure ndende, Jay Polly araburana, ariko biba ngombwa ko akatirwa iminsi 30 y'agateganyo. Mu gihe rero Jay Polly yari ataraburana mu mizi ategereje kuzaburana ku itariki 2 Ukuboza, birangiye Jay Polly atuvuyemo. Nibyo abazi Jay Polly baramuzi rwose,
ku bihe bitazibagirana yagiriye mu muziki hano mu Rwanda. Abazi indirimbo nka Ndacyariho Ndahumeka, abazi indirimbo nka Ibyo Ubona, abazi Akanyarira Jisho, abazi nka za Defwade, abazi nka za Kumusenyi n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ntabwo ari umwanya wo kugira ngo mbibutse wenda nanabarize, ariko urumva ko Jay Polly n'umunyabigwi wari ukiri muto cyane, ko ni umujene rwose ukiri muto. Iyo ugiye kureba wenda ku bijyanye na biyo ye zimwe na zimwe zigaragaza ko yari afite imyaka igera kuri 33. Urumva rero yarakiri muto. Ni umugabo utazibagirana muri hip hop ya hano mu Rwanda, n'ibindi byinshi cyane umuntu yavuga kuri Jay Polly. Ndumva biragoye ariko nyine niko kazi dukora, ntabwo twabura kubabwira. Ntawe uzibagirwa indirimbo nka Kumusenyi, indirimbo nk'Umwami Uganje, ntabwo tuzibagirwa indirimbo nk'Ikosora, indirimbo Hisha mu Nda, indirimbo Mupfumuzwi, Iwacu, indirimbo nka Byukusenge, indirimbo nka Ninde, Bipapare, indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye twamenyemo Jay Polly. Ngira ngo iyo yaheruka kumvikanamo ni indirimbo yitwa Miliyari, irimo abaraperi bagiye batandukanye, mushobora kugira kuri YouTube. Indirimbo rwose iflowinze neza, ariko basi nuko reka ngezamunyemerere nanjye ngeze aha. Ndumva iby'urupfu rwa Jay Polly kubivuga ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu umuntu avuga gutya ngo ahita yakira. Ni umugabo ugiye asize abana babiri bazwi, ari uwo yabyaranye na Fifi ndetse n'uwo yabyaranye na Sharifa, ab'abakobwa. Ngira ngo ni ibyo ngibyo, ari nabo wenda banakundanye, n'abandi bagiye batandukanye bavuzwe mu rukundo na Jay Polly, ariko abo nibo bazwi cyane ndetse banatindanye ndetse bakanabyarana. Jay Polly muramuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, muramuzi muri Primus Guma Superstar. Ntazibagirana ibihe bye ahanganye na Tom Close, ahanganye na King James, ndetse akaza no kwegukana iyi PGGSS. Muramuzi cyane, ari umusore wahiriwe muri uno muziki. Ariko urugendo rwa Jay icyo navuga, dukomeze kwihangana, twihanganishe inshuti n'abavandimwe ba Jay Polly aho baherereye hose. Ubwo ngira ngo ni ibyo, ntabwo tuzamwibagirwa. Abahanzi batandukanye bashobora kuba bafite byinshi bitandukanye bashobora kuvuga kuri Jay Polly, uko babanye ndetse n'abandi bantu mu buryo bwihariye. Yagize byinshi asobanuye, yabaye muri The Man. Ntekereza ko umuhanzikazi Marina ahantu aherereye biragoye kubyumva. Abahanzi nka Ama-G The Black, abahanzi nka Bulldog, abahanzi nka Green P babyirukanye, Rikiriki wamukoze, n'abandi benshi bagiye batandukanye. Jay Polly yari afite icyo avuze muri uno muziki wacu wa hano mu Rwanda. Nta bindi, reka ngezaho, twihangane kandi Jay Polly rest easy.